Yes, turabashuje kandi turabashimiye tubifuriza kugubwa neza mwese mukomeje kugenda mwibanira natwe muri gahunda z'amakuru abagiye atandukanye, by'umwihariko amakuru y'abastar, amakuru ari kuvugwa mu Rwanda, mu Burundi ndetse n'ahandi hose ku isi. Ni ibintu umaze iminsi wumva, ni ibintu bimaze iminsi bivugwa ku bastari, cyane cyane abastari bano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, byahereye kuri Ndimbati bikaba byageze kuri Kwizera Evariste n'umugabo wa Mukaperezida. Wakwibaza ngo ni biki rero? Ndizera ko ukomeje kugenda kurikirana imyidagaduro hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda wabimenye. Ni ibintu bijyanye rwose no gufata ku ngufu cyangwa se guhohotera abana bakiri batoya bataruzuza imyaka y'ubukure. Ni imyaka 18 ndetse n'abana baba bafashwe ku ngufu rwose n'abastari bagiye batandukanye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda batujuje imyaka 18. Byageze he rero? Byageze mu ntara y'Iburasirazuba, ni mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Musha, ni hariya igishya rwose. Ninde rero? Ni umugabo bita Kwizera Evariste, mwamenye nk'umugabo wa Mukaperezida, naho yashyingiranwaga n'umugore we Mukaperezida Claudette rwose, akaba yaramurushaga imyaka ibarirwa rwose, cyangwa se imyaka itari munsi ya 25. Mwaho umugabo yari afite imyaka 21, umugore afite imyaka 44. Urumva ko yamurushaga ikinyuranyo cy'imyaka 27. Ni imyaka itari mike ya rero, kuko uyu musore imyaka 27 nawe aba agomba rwose ko yashaka umugore. Ibyo ntabwo ari byo bituraje inshinga, dukomeje kurazwa inshinga n'ikijyanye n'ibiri kuvuga rero kuri uyu mugabo Kwizera Evariste wagiye akundwa n'abatari bakeya bitewe n'uburyo yiyambara cyangwa se n'uburyo ateye. Akaba ari umusore mwiza rwose w'igitangaza. Ibintu biri kugenda rero bimuvugaho byakomeje kugenda bivugwa mu minsi ishize, ni saga yakomeje kugenda rwose ivugwa mu minsi ishize, yahereye ku mwana w'imyaka 15 niko byavugaga, ndetse cyangwa se ngo 16 yari yafashe ku ngufu. Byongeye kugaruka rero aho iki kibazo cyari cyarangiye. Iki kibazo cyari cyarangiye, ariko nyuma nkuko twakomeje kugenda tubibagezaho, abakurikirana Kigali Top News mwiyumviye uko byagenze kugira ngo ubu maginga ya abafunzwe. Ngo ni umukobwa uri munsi y'imyaka 18 rwose yakoreshaga ku kabari, ndetse akaba yaraje kuba yamufata ku ngufu. Nibwo rero yazaga gutabwa muri yombi ndetse n'umuzamu we, gusa uyu muzamu yaje gufungurwa. Dukomeje kugenda rero tubagezaho amakuru abagiye atandukanye, twabanyuraga muri make uko iki kibazo giteye. Uyu munsi rero ikituraje inshinga ni iki kituraje inshinga, ni ubuhamya mukomeje kugenda, cyangwa se abantu bakomeje kugenda bavuga ibintu bigiye bitandukanye kuri iki kibazo. Ndizera ko wowe ukomeje kugenda ukurikirana Kigali Top News, si iminsi myinshi tukugejejeho ubuhamya bw'umuturanyi wabo witwa Chantal wagiye atangaza ibintu bigiye bitandukanye ku kibazo cy'uyu mugabo Kwizera Evariste. Hari abandi babiri rero babashe kuba batangaza ibintu bigiye bitandukanye, harimo nka nyina w'umukobwa. Ni nyina w'umukobwa rwose, nyina w'umukobwa wa mbere, cyangwa se nyina w'umukobwa wa mbere wafashwe ku ngufu nk'uko byavugwaga na Kwizera Evariste, gusa ngo yaje gufungurwa. Hakaba rero n'ikijyanye n'iki cyaha kiri kuba ubu ngubu aho afungiwe, cyangwa se icyaha afungiwe ubu ngubu ari nacyo gisa nk'icya mbere, n'icyaha gisa nk'icya mbere. Naho tukaba dufite rwose ibyo twagiye tubwirwa ku bijyanye n'ibi ngibi. Reka duhere ku cyambere. Ku cyambere rero ni ibintu byabaye mu myaka ishize rwose, aho uyu mugabo yashinjwaga kuba yarafashe ku ngufu umwana w'imyaka 16. Twavuganye na nyina umubyara, cyangwa se twabashije kwegera nyina umubyara hariya ni muri igishya abazi mu karere ka Rwamagana rwose, mu murenge wa Musha. Igishya murahumva neza cyane, ntabwo nakwirwa amasobanuraho ibintu byinshi. Byagenze gute rero? Uyu mugore ngo rero burya ikintu utanamenye, ngo nyina w'uyu mwana rwose, cyangwa se uyu mwana rwose twavuga ko ari umwana ngo ndetse w'uyu mugabo, kuko ngo uyu mugore yabashije gutangaza ko Kwizera Evariste amubereye mukase. Abatazi iby'amasano bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko papa wa Kwizera Evariste akaba rwose yari umugabo w'uyu mugore wabashije kuba wabyara umwana Kwizera Evariste yafataga ngo ku ngufu. Uyu mwana rero yari umwana muto cyane, kuko ngo yari afite rwose imyaka 16 nk'uko nyine yakomeje kugenda abitangaza. Avuga ko bitewe n'ubuto bwe uyu mugabo ngo yakoreshaga intoki mu bijyanye no kumufata ku ngufu, cyangwa se mu kugira iki, mu kumusambanya, kuko
ngo yari muto cyane nk'uko bigaragara. Yavuze ko nawe ubwe ari mutoya, ngo byumvikane rero ko n'umwana we ari mutoya, kuko ngo yajyaga mu rukiko rwa Rwamagana mu bijyanye no kuburana n'uyu mugabo Kwizera Evariste ku cyaha yaregagwa, ndetse ngo abacamanza bakamubaza niba ari we wabashe kuba yafatwa ku ngufu. Byumvikane ko n'umwana we ari umwana muto cyane. Hari ibintu rero bikomeje kugenda bivugwa rwose, bivugwa n'abantu bagiye batandukanye. Uyu mubyeyi rero yakomeje kugenda avuga ibintu bikomeye cyane, yavuze ibintu bikomeye cyane rwose, nkaho yatangaje yuko ngo yemerewe ibihumbi burya 500 by'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo uyu mugabo Kwizera Evariste afungurwe, cyangwa se uyu mugore areke gukomeza gukurikirana urubanza. Ati narasinye amafaranga nasinye ntarayabona, aho yavuze ati rwose na n'ubu maginga yasindayabona. Twamaje se impamvu atarayabona, avuga ko rwose ngo ni kwa kundi usinya ukagurisha isambu ugasinya mbere yuko baguha amafaranga, rwose isambu bakayitwara ndetse n'amafaranga bakayatwara. Yavuze ko we ngo nta kibazo afitanye na Kwizera Evariste, ngo arumva ko rwose byarangiye, kuko ngo ntabwo afite umwanya wo kuba yasirira n'umuntu hejuru y'amafaranga, ngo atatuma atajya no guca inshuro. Gusa ibi bikomeje kugenda bibabaza abanyarwanda muri rusange, kuko iki ntabwo ari ikintu gikwiye kuba ubuzima bw'umwana w'umukobwa bwasimbuzwa amafaranga ayo ariyo yose, tutitaye ku mubare uri kuvugwa haruguru, cyangwa se umubare uwavuzwe n'uyu mubyeyi wabyaye uyu mwana. Yavuze ko rwose uyu Kwizera Evariste ngo amubereye mukase, bivuze ngo umwana yahohoteraga ni nkaho ari umuvandimwe we, ni nkaho ari umuvandimwe we, ni wese ni umwana nawe akwiriye kuba arebera, ngo bitewe n'ubuto bw'uyu mwana ngo yakoreshaga intoki mu kuba yamuhota cyangwa se yamwangiza nk'uko twabivuga. Ikindi rero tugiye kugaruka ku cyaha noneho uyu mugabo ari gushinjwa cyo gufata ku ngufu umwana yakoreshaga nk'umukozi amara mu kabari. Umugore uturanye rwose n'uyu mugabo yatangaje ko aba ngo batanze ibintu bitabaje kumenyekana, nuko ngo batanze miliyoni 4 nk'umuryango kwa Mukaperezida kugira ngo Kwizera Evariste afungurwe ku cyaha cya mbere. Akomeje kugenda atangaza ko bafite ngo amafaranga, ndetse ngo n'ubu wakumva afunguwe, kuko ngo mu minsi ishize umuyobozi wa RIB rwose yaje ngo ahaparika imodoka, ahamara igihe kinini ari mu nzu kwa Mukaperezida ngo baganira ibintu batabashije kumenya, ndetse ngo nk'uko hatanzwe amafaranga ngo n'ubu ashobora gutangwa mu kumva ngo uyu mugabo Kwizera Evariste afunguwe. Ni ibintu bikomeje kugenda bibaza abaturage bo mu karere ka Rwamagana, bavuga ko ngo uyu mugabo rwose ngo si ubwa mbere abikoze, ahubwo ngo ameze nk'aho babimuroze ibijyanye no kuba yahotera abana. Ngo ni ibintu bikomeje kugenda bimurangwaho, ndetse n'abatari abana rwose, ngo akaba ari umuntu wikunda ibintu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina cyane. Niko bikomeje kugenda bivugwa n'abatari bakeya. Ngayo nguko rero ukomeza kugenda wibana natwe muri gahunda z'amakuru bagiye atandukanye, kugira ngo ubone amakuru aba agezweho. Ni Kigali Top News nk'uko twabigusezeranyije, ntituzahwema kukugezaho amakuru aba agezweho.